Yes, reka nongere ngoreze ikaze kuri YouTube channel nkubwira ko Joyeuse amaze iminsi ibiri agaragaza ko atwite ariko nyamaraga iyi ngiyi ni prank yateguye. Ntabwo nibaza ukuntu uyu nguyu Joyeuse yaba ari icyamamare hano mu gihugu cy'u Rwanda, nta muntu utamuzi nta utamuvuga, ariko ukajya kumva nyuma y'iminsi agaragara mu mavideo kuri channel yiwe ntanda afite agaragara ku ma YouTube channel menshi ntanda afite, none mu kwezi kumwe akaba avumbutse azavuga ko ngo bamuteye inda. Ikindi kandi gitangaje akavuga ko ngo uwamuteye inda yamucitse akigendera. Noneho ikibabaje kurusha ibindi, Joyeuse akiterura akavuga ko kumutera inda kwiwe ari abantu bamugambaniye, inshuti ze bakamunywesha fanta agashiduka ngo aryamye ku buriri bw'umusore mu gitondo, ndetse ngo uwo musore agasanga imyenda nk'uko yarayambaye ngo niko akiyambaye, ngo gusa yamubaza ngo akamubwira ko ngo nyine umusore yakoze ibyo akora yarangiza akongera akamwambika. Ibi ngibi rero byagomeje gucicikana by'umwihariko kuri YouTube. Joyeuse avuga ibyo bigambo byose, avuga ko ngo uwamuteye inda yamucitse, kuko ari umudiaspora, ngo yari umugande, ngo wari waje mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko abantu benshi bakanariza bagasanga iminsi Joyeuse amaze agaragara ku ma YouTube ari muzima ntanda afite, ubona ari wa mukobwa twari dusanzwe tumenyereye, kuko yakoze indirimbo ameze, akaba yongera kugaragaza ngo Joyeuse wa Juno ngo aratwite. Kandi ibi ngibi ni prank, ni ukubeshya, nta muntu wateye Joyeuse inda, ahubwo niwe uri kuza abeshya kugira ngo yongere kuvugwa, cyangwa se abantu benshi bongere bamwibuke ko Joyeuse agihari, Joyeuse wa Juno nyine abantu benshi bongere bamwimvemo. Kuko unarebye ukuntu ino foto imeze, urabona ko ibintu by'ibyenda yambaye byari byagiye bihengama bitewe n'uruhande yicariye, ukabona ko nyine ari prank uyu mukobwa yari yakoze. Kuko ubundi Joyeuse impamvu yakoze iki giprank cyo kuvuga ngo aratwite, afite indirimbo ari gushaka gusohora muri iyi minsi, ahubwo ikintu kimwe yashakaga ni uko abantu bose bongera kumwibuka bamuvuge. Kuko nk'urugero, aya mafoto Joyeuse atwite yakwirakwiye kuri Facebook, abantu bose bari kwibaza ngo Joyeuse wa Juno ninde muntu wamuteye inda, ndetse umuntu wamuteye inda cyane ko nari kuza akivugira ngo umuntu wamuteye inda ngo ni umunyarwanda, ni umugande, ngo ntabwo ari umunyarwanda, ngo baramugambaniye bamutangamo pase bamutera inda. Bamaze kumutera inda uwo musore ahita yigendera. Ariko by'umwihariko prank y'uyu nguyu Joyeuse yakoze iri gucuruza, ariko Joyeuse ntabwo atwite, ahubwo nyine ni agaprank yiteguriye kugira ngo abantu bongere bamuvuge, ibinyamakuru bimusure, yongere abone ku mafaranga nk'uko yari ari kuyabona mbere. Kandi nyine ibintu yakoze biri kurya rwose. Joyeuse ntabwo atwite, iyi ni prank yateguye kugira ngo arebe ko yakongera kuvugwa, akongera akagira fame aho yari asanzwe afite hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko urabona ko uri umukobwa wisekera umeze neza, nta bintu namwe bigaragara mu maso bigaragaza yuko atwite, kuko akunda umubyeyi aba ahangayitse, ahubwo we ni ibintu yiteguriye kugira ngo nyine arebe ko yakongera kuvugwa. Reka ngushimire twabanye muri kino kiganiro, ubwo ngo video zose uri buze kugenda ubona z'uyu mukobwa umenye ko ari ibinyoma, atari ibya nyabyo, kuko Joyeuse ari kubeshya abanyarwanda ko atwite, kandi nta muntu wamuteye inda, ni ibyenda bayishyize mu nda, ni ikintu aba yambaye kigaragaza kaho atwite. Kora subscribe kuri YouTube channel.